utari umusitari ntiwacyana nyagiso cyangwa mitsutsu urumva utari umusitari gusa nawe nabonye wikoma kiramani cyane byo sinzi nyene ariko nawe waramufashije byinshi mu buzima igihe uzabona ko umuntu akeneye inyungu agukeneye inyungu gusa uzahora uri wa wundi arakeneye kuvanaho uri umuntu nta kamaro yazakumarira uza kubigombora avuga ati ngiye kubigombora ngiye kujyama hasi basi nyihanganire njye gushaka amafaranga ngo noneho ngo ntari guma muri iyi nzu ngiye nguhaye icyumweru mu mafaranga yanjye udimwe ukwezi umena yuko ndi kwezi ugiye kujyamwa amezi abiri ubwo ni 180 amezi abiri ubundi mugumemo ko nubundi nabonye hano mugiye kwa ni mu kidara na amadisha naki mufite uruhinja ijyamebo nimbeho mugiye kubana mu ruhinja byabadanje vuga ati okay nta kibazo icyo cyumweru reka nyirageze ndebe nikirangira nayabonye nzayaguhambe ngumya hangaha hano rero nashize iminsi 3 mbura nk'iminsi nanga kugira ngo mite nsohoka ariko nyine numva gahunda no kugenda kuko nubundi mfite inzu yanjye nubwo haba hariho amabati cyase n'ibiki umuntu yabaho ko hari nago namuri bikora imana sister ushobora ati Murundi bana nawe gute nta bushobozi ari aho ngaho ari umusitari tuzagupima Hage ndamukonye ndakoreye abadukurikiye twagarutse kwa Murundi nabyo intoro ko kirakigana gucya kuducika Abuja Seo gukora iki Ezebitisha Zino mbone wanyu ku muryango ni biki amafata kari kabido ka dande inda iraburije umutipe hehe hano hepfo tuzakanga mpaka rugya mutwaye inkweto ese nago mubitese sawa mwebwe ni twebwe narindi hano mu turimo two mu yego none se kuje hano na mahoro atwa twagane na Murundi ntabwo ngo nibyo kumureba asa naho kuri yacyagera ukuntu byagenze tu cyo tubasanga kuri hanze muri mu rutono nyine nyirinzu yaduhaye iminsi 3 yo kuba turi hano abo ngubu turi kwisuganya ngo turebe uko twasubira hariya ku nzu yacu ese ko mbona hano n'ubwa mbere none ngize hano mu gipangu neza n'ubwa mbere nageze amazi aca kuri ya n'ibiki oya hano nta kibazo amazi se ko afite icyo bajyamo hariya aha nta kibazo ese mbwira cyari gukunda kugira ngo mutsindire ubundi waramenye ubu n'ubwa kabiri kugira ngo mutsindire cyaje gore cyamanye kirekire mu gitero buzo pa umwana wawe ati nese urako bahuzwaga n'akazi ntago bakunda aha wose ntago bizi ngo kubupfubuze da umva ariko Murwnda arahari ubu ntago ari ngombwa ngo mbaze ibintu byinshi Sheri we ego ariko ni byiza man rukundo ni rwiza urumva buryo ugira umuntu mwumvikana ese utekereza urumva ibyo Murundi yakoraga apfubura kabati nzabana n'umugabo w'umupfubuzi se bizagenda oya ibyo twarabiganiriyeho yambwiye yuko byarangiye tugiye gufunda ubuzima bwacu nta munyenge cyo kwa mugore azagaruka hano oya twariyamanye byararangiye ntabwo se wabibonye byararangiye ariko hano wanyu mabonesho nese byari hano twabonye abashyitsi chakitu yash amubonye Murundi we ariko naro natinze man cheketu ni cheketu bice na madame reka koze ibyo musabi naje kuri gahunda nzuri ko bajizanye yene mwega warandemeye 5k y'ingufure skoje ajemo gutahanga tabandemeye 5k nize kuna wazanyamata yango sha nta kintu mfite none icaranga na twiganire nta kintu mfite ariko ari gano twakoze nago zawe umuntu gufasha umunsi wa gatatu twaje uno munsi naze rero mikore imwe uranzo vugana nayo ngoye mavugisha cheketu cheketu Murundi TV cheketu umwana mwiza muri cheketu ani ndabaza shiro wawe iyo yicaye ko akebuka byabaye cyagihe abitekereza hiki ase kare yari yasaze garo umusazi dore ko karabiro nubwo yakoze kuzi umwana urumva bene umwana agasanga ari undi kumurera ntabwo yari kumurera nawe uriya ntabwo kumurerereka nawe yaramwivye mu kugira ngo amuheke kuko yaje abesha kana kari karandana namusigaranye arakabisha ati Murwnda arihema ugati Murwnda agiye gupagasa ajyaga ngo mu mwana ngo nkufashije umwana nawe ataramuha
ntabwo yarazi ngo n'uyuhe muntu ariko aramuha abantu umugore amushyira mu mugongo nibwo teta yaje asanga umugore afite umwana mu mugongo ntabwo nari ngo araza hanga ariya mugore ntabwo nzi ngemeza biti umva rero mu kumuheka yaramwibye ese wa mudema kimara kubona ya video tukunzu yawe iyo tuvuze inzu n'inzu yawe ariko ni inzu nyine iri aho ngaho rero mva ko ntari bine Wasira ifite siya. Wowe ufite inzu imeze kuri. Nk'akatsi mfite. None eranzu yacu nuko tutarayikorera amasuku kandi tubirimo. Itagira amajyambere, itagira dish, itagira ikibara mu nzu. Ariko nta kibazo ariko. Hajya ngo inzu irire ngo iki? Inzu n'icyo biririyemo. Ese njye ngatsumara kwimenya story. Nyine nzu je gitekiza kize gute ko cyajya hari utuntu na tumwe mwajya nyara mu nzu. Ibintu bya mbere twabitwaye by'amarere taceka. Ariko hari ibintu byacu yisa guhatiranga ko twe tumufite amafaranga nyene y'ukwezi tu. Nuko nyene aba mbivuga abantu batajya bamfata ngo ndiko ndasaba ndiko ndagira iki. Handa muri mwe idene y'ukwezi kw'inzu. Handi rero kubiva ku kamera nk'akantu makuru asaba ko uragira iki nzahabwe n'umuntu ufite umutima w'akoma utafite nazabireke. Urumva twaraje tuje gutora intuzi gitanda yagizwemo n'akamatera. Aravuga ati bingi n'ubivana hanga utamafaranga y'ukwezi kwanje ndimo. Ko yari yamaye iminsi 3 ngome mbayemwo iminsi 3 nirangira gusa tencho mbo amafaranga y'icese nco moke. Avuga ati kambe nco moka akiri kare iminsi 3 zashire nikomereza nyene sindamugore ko nenda muri amafaranga y'ukwezi numvaga nyene ngo yari yahebye. Arambwa ati sasa rero amafaranga y'ukwezi ndimo ntago wajya utayamaye cyane igitandura bisiga uzaza kubigombora. Avuga ati ngiye kubigombora ngiye kujyama hasi basi ihangane nyanganire ngene gushaka amafaranga ngo ngo noneho ngo ntari nguma muri iyi nzu ngiye nguhaye icyumweru mu mafaranga yanjye ndimwe y'ukwezi umena yuko ndi kwezi ugiye kujyamwa amezi 2 ubwo ni 180 amezi 2 ubundi mugumemo ko nubundi nabonye hano mugiye kwa ni mu kidara na amadisha naki mufite uruhinja ijyamebo nimbeho mugiye kubana mu ruhinja byabadanje tugatoke nta kibazo icyo cyumweru reka nyirageze ndebe nikirangira nayabonye nsayaguhambe ngumya hanga hano rero nashize iminsi 3 mbura nk'iminsi nanga kugira ngo ngomite nsoka ariko nyine numva gahunda no kugenda kuko nubundi mfite inzu yanjye nubwo haba hariho amabati cyase n'ibiki umuntu yabaho ko ari nago na muri rigori ma sister ushingiye mu buzima babagamo wenyine ukiri geto nanzi ko babaga geto nubwo urimo aya masaha kubuza muri gute ngo ni sawa ko ngubu njemeze neza nta kibazo uryohewe n'iki ndi kumwe n'umugabo n'umwana gusumba hari ikibazo mfite haboneka izo kanga tukajya twishimye haboneka amata y'umwana umwana agakomeza akabyiruha ukeka ko si byawe mu rundi bituzonye kumuga wenda usanga aje mu bundi buzima bamupfubuza batingwe no nkwe make aje yashaka nyene nzavuma pampane muri twatumugira kunsanga muri ko ndazunguza inkweto zashaje mbonye igishoro gifatika nyene ngo ncuruze ibintu bya danje cyase nkore n'ikiyedi cyangwa n'ikindi kandi kazi kandi ko nasanze yabyo gukora ngo kwipfubura kwera amafaranga nako gupfubura kwera amafaranga no kwica kariyeri yanjye wenda n'izina ryanjye narimo nubaka muri filime ndi kugica kwera biya bintu ari impamvu y'ubuzima Murundi abantu barajya muri commentaire ngo Murundi ngo ubuzima ngo bayemo ngo ubuzima bubi ngo Murundi ngo wana mu bibazo ngo Murundi ukeka ari iki gituma mu Kirundi kizova ngo uwagowe ntagaruhuka no kuvuga uwarushya horaru bakanavuga ngo utwumwura ndetse nitwuma kuko mu isana nifite ubujyo neko ndiyubakira ubuzima bwanjye ndi kwizamura YouTube yanjye ngizajye imera neza biteye gutangwa n'ibibazo nabyo umwana byatangiye kumera neza mfite akajobu nyene kanyinjiza ubuceri buke abana byase bitangira kuba danje abana byakomeje kugorana n'abambonye ndi gukora ubunyamakuru kuri KIGALI batangira kumbarira ko nabonye ubuzi bwa danje kandi ntabwo haname bagari amakuru ngo barakwirukanye nyine barananyirukanye ko yena stage na ndemwo ndavuga ati noneho kiye komekira ka wenda ijuma nayo make dukora nk'icyumweru kimwe boranye nene haje ibindi byateka kugira nkore n'ubundi nta kintu ndi kwinjiza kambe hagarike ari umuntu ushaka umunyamakuru kenzi ko uri umunyamakuru mwiza wabikora neza bikagenda neza Imana izamfashe gahunda zigene neza agwa akazi tunga umuryango umwana n'umugore ko kazi kamushakisha waba dufashije byo gukora jewe Imana ifite imbaraga zo gukora byinshi cyane ifite no mutwe kuko ari biboro byishinze gukora manarize nize nk'ibintu bya business mfite certificate yabyo ngakazi kanoza access ibintu byo muri salo byose mfite certificate yabyo ibintu byo bunyamakuru abizi ntago nzi bya danda ariko ibyo nshoboye nabikora nerefera kuri wowe ibintu bikagenda neza
we n'ibintu bya filime nzi kwiyandika script nzi kuba na directing nagira iki urumva umuntu ufite ikiraka kumbwira ati ngwino ukore akujya ngo uzagutege amaboko mekiraka nkore nta kiraka ufite nabwo nanone wavuga ati bino bitanu ugenda mugura amata umwana kubera iki nta wundi ufasha wundi ubona ukwiye kumfasha gahunda yacu ntabwo ari ugusaba ngo ni ugukora tukigira kandi bizagenda neza ukivuga gutyo usinyibuka mu kiganiro twakoranye na Randy de Promoter n'abarundi bakurikiye cya cy'amakuru barabibonye mise nibuka ukivuga filime na cya kiganiro twakuzemo nibuka uburyo ukina na Nyagso na Mitsutsu kandi bazi ko bari abajamara abastari wenda bajya bagukubita abakirire sizina najya mfite niba nkinana n'ibihangange ba Nyagso nyine nawe uri cyamamare nawe urazi wajya muri zera filime utari umusitari ntiwacyana Nyagso cyangwa Mitsutsu urumva utari umusitari gusa nabonye wikoma kiramani cyane byo sinzi nyene arukuntu nawe waramufashije byinshi mu buzima igihe uzabona ko umuntu akeneye inyungu agukeneye inyungu gusa uzahora uri wawe undi akeneye kuvanaho buri umuntu nta kamaro yazakumarira niba ukeneye kumfasha mfashe ko wifuza ko ngira iki ko hari aho mva hari aho ngera ntuzukeneye kumfasha wumve ko nzahuguma ndi wawe undi sibyo ubwo rero ko kiramani namvuze kuriya namubeshe navuze ibiri byo ubwo niba nananyumvishe nabi ihangane nkavuga neza Nyagso afite ibyo yamfasha ngejejeho yewe no Mitsutsu Nyagso no baracyamfasha ko ndi muri timu yiwe ahubwo banasimbukene kuri Murundi TV naho ndi kuhubaka izina ndi gukura kuri Nyagso ndi gukenera kuri byaza umusaruro kuri Murundi TV bakore subscribe basimbukire Murundi TV ni YouTube mvuga ati yenge ejo bundi zantongera uyu muntu wanjye uyu nguyu niwe azaba ari acteur mu minsi kuri Murundi TV Kanzi ko ara mwana bebe akira Kanzi ko ara abantu se bari mu ramwe bino minsi ngo tumirwa bawe gabatumirwa abantu bakinisha ngo batanye kukwimera gushutinga ngo batanye kwa ko utabahemba nyene kuko twakoranaga nese hari ubwo impembe ya YouTube no kuyizamura kugira ngo ejo bundi zanonge kuko urabona harabura gato nta kamera mfite kamera yo nakoze bisaba kuyikodesha umva ikibazo ni kamera ni iki rero umukinyi nawe nabwo ati wewe nta kintu ufite urabizi ngo dufashanye nkuzamure naho nzamure ejo bundi amafaranga azinjira akaza nafite agatike nkamuteye naho ntafite naho akitegera ariko rero mwino minsi ubona bya amafaranga yabuzana hose nanjye ayo gukodesha kamera ndiko yabura nawo mukinyi wabwo ati ngwino n'agatike ufite kumutegera umva bari danje ubwo rero tuzakora nibiboneka so reka ngaruke ku rundi ruhande rw'umukunzi wawe cyangwa umadamu ariko utarubisezerano nta bantu bajya bakubwira ati Murundi bana nawe gute nta bushobozi ari aho ngaho ari umusitari tuzagucima azajya na musitari agenda myumvire yarayifite mbere ajya gubana n'uya mugabo nyene yarwite nyene reka ize koko ari we wanje kale wanje banze mujyane mu nzu kabanze ajyana umwana mu nzu kuko umwana ntabwo yemewe kuri kamera niyo mpamvu amashusho turamasongera burya yambara mu rugarika turamasongera ntabwo ujya uvuga ati nabonye n'abasitari ba Nyambo turi kumwe rumva ba Marina turi kumwe bakwinica bande ba Bwiza muri kumwe nawe ni minsi rega ko rero nta mu minsi kumva aho ngaho uvuga yego ndahura nabakeshi ariko se bajya kubahindira bose ukazabishobora n'ibiki nanjye mafite nanjye abanshaka benshi cyane bubu n'abanarenze ariko igonda nayo ndimwe mu gihe uyu nguyu yemeye aratuza kananjye ntuza dusangira ibyo tubashije kubona abo bandi nabo ni ibyisi ibyo ngibyo sita ko usista kujya kwaye kumwerekana n'iryari gahunda irahari ariko ntabwo ari vuba tuzakumenyesha ni vuba ariko tuzabikubwira tuzanga ryo kumuzigiti ku minduho kwanza kuko mwezi Ramazani ejo muri mu kwa gatatu mu kwa kangeza babaye ntabwo muzabana gutya kandi umudemo n'umukristo nabizi oya agomba kuza muri Islam n'umuryango mugari agomba kuyizamo ko Islam rega ni dini nkandi yose kandi ni dini rivuga ngo ibintu bivuga mu yandi madini yose kuko ugiye kureba Qur'an ukarabana Bibiliya hari byinshi bihuriza wenda kakanye itangazamakuru kumara iki icyo rimariye kwitangazamakuru insura ko bakunyinaho buri gihe baragusura hari amatangazamakuru ashobora kuba ansura stile bitwaje nuko ndi umusitari bari bubone views nta support yindi wenda ashobora kuba yansabira umuntu wese ngame ku giti cye ariko example ubona nkawe John waraje ndakubwira ngo ati sasa genda ngiye kugura agufure mfunge ino njange none nsanze gufigura 5 nari nkwaye 2 ngigura 2 ambwa ati 5k yaranje sivyo example navuga ati wowe wenda wowe ushobora kuba hari ikintu ugaragaje ako kanya ko urenza wa muntu wundi yaza akeneye inyungu ze ku giti kundenza kandi n'uwo nabandi rero bansura
akaba yavuga ati meze uko nuko akaba ari nk'umuntu yahita bibona ko hari ikibazo runaka gikenewe uvuga ati okay meze uko nguko ikibazo cyagera twakubonye ahangaha ubwo nawe wamfashije tandukanye na wa wundi akenera kuza kunganiriza afite target y'ibyo ashaka views so wenda imbogamizi umugore wajya ajyanizi dusubize imbogamizi ugira kuri Murundi ntabwo zazibura imbogamizi se imbogamizi iyo nzigize ndabimubaza akambwira icyo imbogamizi nagiraga nuko ashobora kunsiga agasubira muri biriya bintu yakoraga byo gupfubura ariko yansezeranyije ko atazabisubiramo tugomba guhiga ubuzima bwacu tukabasha gutunga umuryango abaturanyi babonaga rero uwo ruzanga umwana wanjye bazo umwana n'ibiti bakubwiraga icyo bakujyaga inama abantu bangiraga inama yo kuba namureka ariko hari abavuga iby'ukuri ntabwo bose bakoshya ariko abenshi nyine baba bakoshya ngo wo kubaka ubu nta muntu uraguhamagara baramamagara bambaza nyine uko urugo rumeze reka tukora kujya kure umwana mararira ubwo nitugukenera tuzakomeza tuganire nzaza mbasure tuzanabona nandi ataratu tukomeza tuganire amakuru azangera kandi nanone Imana izaba bushobozi mu n'amapfa gutanga hano ujye no mu nzu yanyu zashiduke nzansanga ari igipangu cyende sawa urakoze nawe reka mbengana na Murundi donido umwanya mutoya umwana mararira akaye kose umwana gahunda zigene neza hanyuma Murundi urateganya gahunda yiye akanya ndabyuka ibintu Irene yakoze sibyo Irene byo yakoze bisubiza amaso inyuma ukaba ufite umwana Irene muri mwibuka hiki okay ntago nabyicuza kubera ko style yari afite icyo ashaka kubera afite icyo ashaka nanone Imana we yaramuhaye wenda yarakigezeho ko nawe mu bantu bansubije hasi gena ne mu bantu batera imbere kuko twamenye mfite yanzu ndi kuyubaka afite n'imbaraga birangira imbaraga ziri gucika ubwo n'ibyari byarahagaze bisenyuka nza kumenya fendofe ko hari ikintu yashakaga ariko ubwo niba yarakigezeho inshallah niba tarakigezeho ni Imana yandinze gusa kano kasi nicuza ko uyu nguyu nubwo namugorerwaho ariko namaraso ufite mu maraso yanjye ariko araduhuza tu byo akora byose namugiye inama nabona biranza mbwa ati comoka nkasigarana umwana ko namaraso yanjye naho Irene nyine nkimenya ngo yarashaka iki tayari nshizanjye ko nta kindi dufite kiduhuza na mwana yaramfitiye kuko nubundi sire ntago mubizi igihe yagwara bya danger tukamujyana no ku muganga ku mupfumu n'ibiki yaranatwite n'inda ahubwo yarananyweye n'imiti yo gukura mwenda uko naje kwimenya nyuma muri barabyibuka barabyoka metode tugurukana na moto yakize moto ati n'ikintu John metode yaramamagaranga ati wamba bari basi n'abakosa bakorewe kamba bari kansabira imbazi sister wawe tukajyana kumusuza muri Kenya nk'imyanga nagutegera ndavuga ati ibyo ngibyo ntago ari bitsawa cyane niba umuntu yaranabyaye umwana agiye kumara amezi angahe nta kintu ugeze umufasha na kimwe kano kandi ubonye ko bangosha kujya kumusura n'ibikunda so Murundi ntabwo tuza kuvuga byinshi nicyo wibwira abafana bawe abagukurikira bagiye batandukanye bakwifuriza amahirwe bakwifuriza iterambere wa muntu wumva ko nyine afite agaciro kuri wo icyo nababwira cyane nabagaciro ntangire mu gihe umuntu abona ikiganiro wakoze ko nyine umunyamakuru runaka agafata umwanya kukireba ikiganiro cyose akagisoza hari abantu nengara umuntu agenda akabona ikiganiro baprodinze agasoma titre akabona niri ya foto mu short thumbnail agitaza nka nibwo gasagata nyandikiranuka kwintu wakoze ngo ni ibiki wenda example nk'ubu uje ngo ngagasanga wenda ko twashwana n'umugore biraho bisanzwe ntari bya danje wavyandika kuri titre ngo murundi n'umugore wo gushwana ataza inbox atanyandike ntavye na cya kiganiro ngo ari birimwo yumve ko wenda twanaganire turahuza yumvishe kiyana ari miserero gusa ahise asoma titre natamura azanye inbox arambwiye n'abageze biki n'ibiki fata umwanya wawe ureba ikintu ureba ahantu hatameze neza uzo inbox kuri WhatsApp nyandikira ati ibintu n'ibintu uzo byongere icyo genda guha agaciro uri umuntu mwiza cyane ikindi nacyo nibona ko hari ikibazo runaka ufite imbaraga zo kugikemura gira icyo ukoze kubera ko buriya nta ubusa busumba kamara amaze ko ufite imvuga ati wenda ndi gukora business runaka iransa amafaranga 100 ko ufite 200 by'amanyarwanda mu 100 mwa 298 intera mu imbaraga zo gushaka yandi ari kubura ko ivyumvira ubusa rero ugira icyo ukoze mu byo ushoboye nyene cyengura afana cyengura nkunda kandi hari support runaka ubona utakora kandi ushoboye kuzikora kunjya mbibona keshi cyane usanga nk'umuntu wenda nawe ufite nk'ibihumbi 10
ufite ko wafasha umuntu ukamuha 5 ugasanga 5 ko udafite miliyoni nta 5 yakuramo gahe mu 10 izo mpamvu Imana rero ihora buri gihe wabona ifite dukeye twadukiye agomeza abona n'utundi twongerera kutundi kuko abagerageza tukura mutima w'urukundo hama ntago ndi gusaba cyane ntago ndi kugira iki batuma turiganirira amana ose mbayeho neza abadufasha bose niko wabatuze meze neza n'umugore wanjye umwana iyo tubonye ibyo bya sasta turajya twabibona nabwo nabamenya ngo bimeze bite nabona ikiraka nkagikubita nabona umuntu amudukuye twadukuye tumuna kwicuza twakoze nka tubiri nkatugura nkajya kudushora mu masoko yatwo nkabona ivyombe bibiri byo kurandira icyo gihe ariko nye icyo mari gusaba kenshi ntago rango ngo umufashe uko ufite ikiraka wawe no wangira umunyamakuru wangira umukinnyi wa filime wawe wangira umukozi wa company yawe wamegeshora ngo ugenda ukora uko nguko byose birashoboka mfite mu mutwe mfite imbaraga zo gukora mfite mind yo kuba nakiteza imbere mu gihe nabonye inzira yo kugira iki inzira nacamo kugira ngo niteze imbere so muri wenda turagera ku musozo w'ikiganiro siyasa kugira ngo tujye mu zindi gahunda dufite abatumira benshi ariko ubwe wenda ntabwo niko bwinjira hano iwawe kumera ko amahanga nagiye gukora amanasho mutamona musista afasha umujyama turanyishyura yanjye tunagwangire amaguru busa n'ibiki nihe nama wagira abashiki bacu nyine nayo uko mvugeze mwino minsi ugira ngo ukikabona n'umujama ahubwo none ibintu bere mwino minsi umujama n'umukobwa ashaka kuba bakundana mwataha mu rugo umukobwa mukajyama ajya gutaha ngo magatike iyo tike abashaka niba ashaka tike y'indege uheruka moti mutane kamugeze waba ari igihumbi bamukubita 2 ngo ne rero turo ngo ingitike yese girangize wacu twabonye ngo senga twabonye ese aho hantu utashe koze ko mutari igihumbi tuyene nkutegere mutari ndamwishuye basi ngo yango je guma komite yagije tikiyagije nangahe ngo ni senkane nataka n'indege iza kuvana ngagikonde kujyana Nyamirambo nago bayaguca senkane je niyo bireze cyane ngagatike ngibike basanze ko aragwana hano hafi anga ibintu byabayeho byabaye nari ko mama mitamo munare ino ni ikintu cyanambabaje umukobwa namubonye ko yaje wanjye arangana avuga bya kazungura abisha abakobwa 11 n'umuhungu umwe barimo baragundagwana mitamo njya kumva ibyo bakuvuga yamuzaga yamuvanye imyanya n'inkweto yanyukize cyaje wa mukobwa kuva n'inkweto babuze amafaranga kumwigisha yanane mwakoraga sabe mwakora n'igishoro cyahise gikwamura uri nakoreshaga muri ya mensa muri kwerekeza nige kwerekeza nige ntabwo byoroshye banirukanga Madamu Murundi gusa umunsi umwe tuzakurabura kubera ko buriya gihe nicara amatekereza ati isiyaka iyo umuntu wenda yanganirije kuva kera bandinze kwihebura mu gihe ba Irene bari ba Marena abagabo dusangire fanta na famille yanjye n'umwana wanjye tujye dufoto duposting nagusezera bye abesha jyambara mu mwana yaranagarati bushe abyushe nye uno mwana nuramuka ujye mu nzu yawe urumva mukayitembera ry'isi si umukobwa nawe nabyabahungu mwabarundi mwe nawe Murundi azanyitira gushiye azakisa kwari baza mufite abayobozi by'imbo fresh nta mahana gukura umwana azabwa ati ceka tu tunaye nkubona turako namugore kangomeza nshimira abarundi biwacu bamora hafi cyarike nababa hanze y'u Rwanda n'abana beza cyane abari Burundi baramugisha 5 bari hanze y'u Rwanda naba gaciro nagira umuntu wavuga tekana n'umuhungu no iwacu nimuvukana n'umuzi kureka ndamuganirize ikamubaza habari zo mu Rwanda imeze gute komeza munganirize nimero yanjye murabona kuri screen komeza hari rwose ntago muzayibura Niko hari n'umuntu n'abantu ushanga gusoma bibagora basanga kuna nimero muri screen barahari benshi ko twese ntago twize ajya nayireba nayibona neza kabati ndabona n'umuntu njabona n'umuntu ashobora kuma voice nkamwandikira nkabona ne karansubiza na voice kambwa ati ko gusoma ko rero birangora cyane cyandi jyuma voice chess mamagara birashoboka 54 68 54 3 0 58 ubwo nyene ubanza please guteranya please 250 ni nka Kigali 250 news Kigali 250 news Kigali